kuva kera. Abana muraho murakaza neza mu kiganiro Soma Nsome, ikiganiro mugezwaho na Rwanda Book Mobile. Nkuko bisanzwe muzi yuko ikintu dukora no gusoma udukuru twinshi cyane, udukuru tugiye dutandukanye. Uyu munsi murabona yuko nazanye abana bari mu byiciro bitandukanye. Murabona ko mfite hano mfite mutwana utupucu twinshi cyane. Hano murabona yuko mfite umwana umaze gukura. Uyu munsi rero no kubera ikintu, kubera ko turi buze gusoma ya migani ya kera. Uyu munsi turaza kumva inkuru bita Nyashya na Baba n'impamvu ntasinzira. Uyu munsi turaza kuba turi kumwe kandi na Liliane, turaba turi kumwe na Papa Yambi, turaba turi kumwe kandi na Tonto Dan. Uyu munsi turaza kwiga n'amasaha, kubara amasaha. Turaza kuba turi kumwe na Feri kandi turaza kwiga uburyo dushobora gusomera abana turi mu rugo. Abana rero kambabwire, niteguye yuko mugiye kwita mukurikirana agakuru keza cyane nkuko bisanzwe. Muzi ko ntangira buri gihe mbabwira ngo mbacire umugani mbabambuza umugani. Dukurikira ikiganiro. Abana nkuko nari nababwiye ko uyu munsi nanone tugiye gukurikirana agakuru k'uyu munsi. Ariko mbere yuko mbabwira agakuru k'uyu munsi, ni agakuru keza cyane kanejeje, ni agakuru gashimishije cyane. Mbere yuko ariko ntangira, hari agakuru ngiye kubasomera mu gitabo cyitwa ngo Ntabwo Nsinziriye. Ndabizi mwese aho muri mugiye kwita mugira gutya muvuge ngo ntange ntabwo nsinziriye. Ntabwo nsinziriye, aka ni akanyoni kari karimo kubivuga. Kari karaye ijoro ryose nta kintu karimo gukora, kari kubyina kazenguruka ahantu hose. Ariko iyo umuntu yakitegerezaga yabonaga gafite ibitotsi, kari gafite iroro ryinshi cyane. Mama wake arakabwira ati waje ukaryama wa kanyoni we. Karavuga ngo ngewe nta bitotsi mfite, nanjye uko mundeba nta bitotsi mfite. Haca akandi kanyoni kari karimo kuguruka, gakwavu kari gafite umurizo, atari ko akanyoni we ufite ibitotsi, ushaka wajya mu buriri ukaryama ugasinzira. Karangije karareba ngo ariko murashaka yuki? Nta bitotsi mfite. Kakavuga ngo nta bitotsi mfite. Nuko hacaho akandi kantu atari ko, reka nkubwire, ngewe uko ndimo kukureba ndabona ufite ibitotsi. Akandi kakagureba, ngewe nta bitotsi mfite, ntabwo ndimo gusinzira. Akandi nako kakareba kakavuga ngo ariko naherekane nkubwira, ariko se ngewe nido kubwiye ko mfite ibitotsi. Kandi karangiza kakongera kagasinzira. Bakakabwira ariko nta bitotsi mfite, ati jya gusinzira mwinge murimo kumbwira ngo mfite ibitotsi kandi nta bitotsi mfite. Haza akabeba nako karavuga ngo nyamara ushaka wagenda ukajya kuryama kuko ufite ibitotsi. Atari kugenda babwiriye ko nta bitotsi mfite, ntabwo mushobora kubyumva, nta bitotsi ngewe mfite. Nuko karakomeza kaguma mu giti. Haza kandi iyindi nyoni yitwa indonzi, iraza iravuga ati nyamara wa kanyoni we ufite ibitotsi. Iravuga ati ariko ngewe igihe mwahereye mumbwira nta bitotsi mfite. Barakomeza rakabwira ati ariko iyi ndonzi irakomeza iradondanga cyane, ati ariko ufite ibitotsi. Akandi kati nta bitotsi mfite. Kandi karangije karavuga ati nyamara ushaka wareka kunyenzaho kubera ko ngewe nta bitotsi mfite, ntabwo ndimo gusinzira. Karakomeza bakabwira ati ariko wagiye kuryama wa kanyoni we. Akandi kagakomeza kandi kareba gasinziriye ati nta bitotsi mfite, ati genda kubonaho ko ufite ibitotsi. Akandi kati nta bitotsi mfite. Nuko mama wake arangije araza aragafata, aragaterura, arakazembagiza, arakabwira ati wakana we wakanyoni we ufite ibitotsi. Nuko mu wako arakabwira ngo atangira akabwira ngo ngucire umugani, nkubambuze umugani, nuzavikana arange azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu, harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, kera habayeho. Nanjye rero abana ngiye kubacira umugani wa Nyashya na Baba. Muriteguye se? Abana rero nkuko nari maze kubibabwira mu kanya gashize, nambabwiye ko ngiye kubasomera agakuru keza cyane. Natangiye mvuga ngo kera habayeho. Uyu munsi nari ngiye gusomera akana kari aha ngaha. Nonaha ntabwo ndi buze gusoma inkuru ndi njyenyine, ahubwo natwe dufite akana hano turi buze gusomera. Namwe mu rugo ushobora gusomera
karumuna kawe cyangwa se umuvandimwe wawe. Ndaza gufashanya na Tantine Lili turi buze gusoma agakuru k'uyu munsi. Reka rero tubacira umugani, tubabambuza umugani, ntuzava ikantarange azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Umugani wa Nyashya na Baba. Kera habayeho umugabo n'umugore bakagirana abana babiri, bakagira umuhungu n'umukobwa. Umuhungu yitwaga Baba, umukobwa akitwa Nyashya. Bukeye umugabo arapfa. Hashize igihe nanone umugore nawe yitaba Imana nawe arapfa. Abana basigarana agahinda, abana bararira, agahinda karabica kuko ntaho bari bafite ho kuba. Abana nta kindi bakoze, bahise bafata umwanzuro kujya kuba mu ishyamba. Nuko abana baratorongera bajya mu ishyamba. Bakigera mu ishyamba, Baba kubera ko ari we wari umusore, wari ufite ibigango, ari we wari mukuru, ajya gushakira mushiki we inzu yo kubamo. Nuko aragenda abona akazu gato kari kubatse mu rutare. Abona akazu gasa neza kari mu rutare. Nuko umuhungu akajya ajya guhiga utunyoni, umukobwa agasigaraho. Umuhungu akaza nijoro, yaba atahutse akaza akaririmba ati: Nyashya ya Baba nyugururira, mwana wa mama nyugururira, nishakajeje nakawe nanjye, nishagakwavu nakawe nanjye, nishagafundi nakawe nanjye, akanini karimo tuzakagabana. Nuko urutare rukabaruka, musaza wakinjira, bagateka bakarya, bwacya mu gitondo agasubira guhiga. Nuko bukeye mu gitondo haza igipyisi, urupyisi runini cyane, rujya ku muryango, urutega amatwi, rutangira kumviriza ibyo wa musore yaririmbaga. Urupyisi rurangije rujya ahantu, rutangira kwigana ijwi rya wa musore Baba. Ruratangira: Nyashya na Baba nyugururira. Rukagerageza ariko rugeraho ruza kubyigana, rurabishobora. Nuko umunsi umwe cya kinyamaswa kigerageza kumwigana. Wa mukobwa ati: iryo jwi katari rya musaza wanjye. Aricecekera, cya gisimba kiragenda, ariko n'ibyatinda kiza gushobora kwigana Baba. Nuko kiraza kirahamagara. Umukobwa ati: baruka Baba yinjire. Urutare rurakinguka. Agiye kubona abona haje igipyisi kinini cyane, kiti: ya data we, mana we, ndapfuye. Arangije Baba ati: sogokuru ngukarangire utuyuzi tw'utudegede. Ikindi kiti: turaka kudegeda mu nda. Sogokuru ngukarangire utuyuzi tw'impaza. Ikindi kiti: yego mukaka wanjye. Nuko wa mukobwa afata kungo akaranga utuyuzi, ati: rero sogokuru, urutaruka rukajya hanze n'urwawe, urutaruka rukajya mu mbere n'urwanjye, urujya mu rutara n'urwa musaza wanjye. Warupyisi iti: ndabyemeye nta kibazo. Nuko akaranga za nzuzi, uruzi rumwe rurataruka rujya hanze. Nyashya ati: ngurwo urwawe rwagiye. Cya gipyisi kiruka kijya hanze. Wa mukobwa ati: fatana rutare. Nuko urutare rurafatana. Umukobwa agumaho, cya gipyisi kiragenda. Musaza waza kuza nimugoroba, yongera guhamagara mushiki we nk'uko asanzwe abigenza. Arangije araririmba ati: Nyashya ya Baba nyugururira, mwana wa mama nyugururira, nishakajeje nakawe nanjye, nishagakwavu nakawe nanjye, nishagafundi nakawe nanjye, akanini karimo tuzakagabana. Musa amaze kuririmba iyo ndirimbo, ategereza ko urutare rubaruka, biranga. Aragerageza arongera asubiramo araririmba, biranga. Akomeza nk'uko asanzwe abigenza, biranga. Aravuga ati: se ahangaha byagenze biti? Arangije abwira urutare ati: rutare baruka, ni njyewe Baba. Nuko arangije yinjira mu rutare. Akimara kwinjiramo asanga umushiki we aho yihishe, yicaye mu nguni, afite ubwoba, arimo gutitira, ubwoba bwamwishe. Arangije abaza mushiki we ati: se mbabarira umbwire byagenze biti? Ati: reka nkubwize ukuri, hano kare haje urupyisi runini, ruraza rurakwigana, rwigana ijwi ryawe, rugerageza kuririmba nkawe. Mbwira urutare ngo rubaruke. Urutare rurangije rurabaruka, ndarubwira ngo injira.
kinjiye mbona gishaka kundya. Ndangije ndakibwira ariko mbere y'uko ndya reka mbanze ngukarangire uturuyuzi. Mfata cya gihaza mvanamo twa tuyuzi twari turimo, ndangije ndushyira mu cyungo ndakaranga. Ariko ndakibwira ngo uruyuzi rwa mbere ruri buze gutaruka rukajya hanze n'urwawe, urundi ruyuzi ruri buze gutaruka rukajya mu mbere n'urwanjye, urundi rwa gatatu ruri buze gutaruka rukajya munsi y'urutara n'urwa musaza wanjye. Nuko kirangije kiremera. Ndakaranga ndimo gutakaranga za nzuzi, uruyuzi rumwe ruba ruratarabutse mba ndakibwiye nti urwa rwagiye, kiba kiri rukanse gikurikiranye rwa ruyuzi. Nuko ikinyamaswa kiba kiragiye, nuko ndayaza ndicara, nawe rero uraje uraririmba, numva atari ijwi ryawe, numva ubwoba bwanyishe. Nuko umusaza we nta kindi yakoze, yaravuze ati rero mushiki wanjye ntuzongere kugira ubwoba, ntuzongere kugira ikibazo, ahubwo ngiye kukurinda. Nuko ahaguma umunsi wa mbere, ahaguma umunsi wa kabiri, ahaguma umunsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu abona igikoko ntikije. Abonye igikoko kitaje aravuga ati wa mukobwa we wabona waragize ubwoba, akaba ariyo mpamvu urimo kuvuga ngo igikoko cyaraje. Mu by'ukuri nta gikoko kigeze kiza. Nuko arangije baba nta kindi yakoze, arangije ajya guhiga. Asubiye guhiga mu gihe atararenga umutaru, cya gipyisi kiba kiraje kiza mu ijwi ryiza nanone kiririmba kiti Nyashya ya baba nyugururira, mwana wa mama nyugururira, nishakajeje nakawe nanjye, nishagakwavu nakawe nanjye, nishagafundi nakawe nanjye, akanini karimo tuzakagabana. Nuko muri ako kanya urutare ruba rurabarutse. Igipyisi n'umujinya mwinshi kiba kinjiye mu buvumo, kiba kinjiye muri rwa rutare. Uyu munsi ntabwo uri buze kunkarangira twaduhiyuzi, nta kintu uri buze gukora. Nuko kirangije nta kindi cyakoze kitagifata wa mwana, kiba kiramuriye. Kimaze kumurya, kimaze kumumira, nuko nta mukobwa yarusigaye mu rutare. Baba aza yihuta akigera mu rugo, akigera imbere ya rwa rutare, avuye guhiga, azanye umuhigo, yarazanye agakwavu nkuko byari bisanzwe, yarazanye agafundi, yarazanye utuntu twinshi cyane dutandukanye, yarazanye mushiki we ngateke barye. Arongera asubiramo ya ndirimbo, araririmba rekada, arongera araririmba rekada, arongera araririmba rekada, yumva nta jwi risohoka. Nuko arangije abwira urutare ati rutare baruka, ninjye baba reka ninjire. Nuko urutare rurabaruka, baba arinjira, agezemo ahamagara mushiki we, Nyashya we, Nyashya. Arahamagara Nyashya, ntiyamubona. Atamubonye aravuga ati wabona cya gikoko koko gishobora kuba cyamuriye. Agiye mu gikoni asanga ibihari n'iki, ni amasafuriya gusa, n'amasafuriya n'ibiki byose, amazi yamenetse ahantu, ibintu byose byamenaguritse. Aravuga ati cya gikoko cyandiriye mushiki wanjye. Arangije aravuga ngo ngiye kugihiga. Arirukanka arasohoka ajya mu ishyamba hose, agiye kukibona abona ahantu kiryamye kirimo kugona gisinziriye. Abona rwa rupyisi, arangije ararwegera. Akimara kurwegera ararubwira ati wa nyamaswe kuki wandiriye mushiki wanjye? Ikindi kiramubwira ngo ntabyo shaka, wimimbwira ngenda haze. Kuki wandiriye mushiki wanjye, wampaye mushiki wanjye? Nuko arangije yitegereza cya kinyamaswa, kuko yari afite imyambi, yari afite n'imigozi, afite n'iki, ashinga hirya ashinga hino. Arangije aragifata arakizirika. Amaze kukizirika kiryamye, arangije ahita akibwira ngo mabashiki banjye nimba itabampaye. Ikindi kiramureba kiramubwira kiti aho kugira ngo ngirire nabi wanziritse, reka nguhe mushiki wawe, ndaguha n'ababyeyi bawe. Nuko cya kinyamaswa kirangije nta kindi cyakoze, cyahise gihumeka rimwe, gihumeka kabiri, gihumeka gatatu. Nuko mushiki wa nyababa, papa wa baba na mama wa baba bose babaraje. Nuko bahobera baba, sijye wahera hahera umugani wa Nyashya n'ababa. Mwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo, fata umwanya usome uva mu bumenyi, waba umwanditsi mwiza.
abana uyu mwanya rero tugiye kuvuga ku bijyanye no gukora isuku yo mu kanwa cyangwa se isuku yo koza amenyo yacu, koza n'ururimi rwacu ndetse kuko narwo ruba mu kanwa. Abana rero muzi neza yuko guhera ku mezi 5 umwana batangiye kumera amenyo. Uko umwana yaratangiye kumera amenyo ni byiza ko mugirira isuku amenyo yanyu. Umwana rero ntago umwana wese ashobora gukoresha uburoso bw'amenyo yaba ubw'umuntu mukuru cyangwa se ubw'abandi bantu bakuze kumuruta. Umwana rero ni byiza ko murinda amenyo yanyu. Ni inshuro zingahe se tugomba koza amenyo yacu ku munsi? Ni byiza rero uko umaze kurya ibintu birimo isukari cyane cyane za shokora, za bombo n'ibindi byose bigiye bitandukanye harimo n'ibiryo, ni byiza ko wakagombye kuhita usukura amenyo yanyu. Abana iyo ugiye koza amenyo rero ntago woza ujyana hirya ibumoso n'iburyo, oya, ahubwo uvana hasi ujyana hejuru, ujyana hejuru, uvana hasi ujyana hejuru. Warangiza koza amenyo neza ugashyira ururimi rwawe hanze narwo nyuma yo koza ururimi rwawe ukoza amenyo yawe kugeza igihe wumva ko amenyo yawe yakeye. Ikindi abana kandi ntabwo umwana wese yemerewe gukoresha umuti w'amenyo uwo ari we wese. Abana rero koza amenyo tubigire umuco. Nijoro mbere y'uko uryama ugomba kubanza ukoza amenyo yawe. Mu gihe kandi uri gusukura amenyo yawe wirinda kumira wa muti woza amenyo, cyane ko hari n'abana bumva turyohereye bagashaka kutumira. Kumira umuti w'amenyo ntago ari byiza. Ni mu gitondo rero tukibyuka, ni saa 6 tumaze kurya, cyangwa ikindi gihe nanone umaze kurya ibintu bifite isukari, nanone na nimugoroba mbere y'uko uryama wamaze kurya no gukora ibindi byose. Na nijoro nanone mbere y'uko uryama ugomba gukora iki? Koza amenyo yawe. Umwana utogeje amenyo neza agira ikibazo cyo kubabara ku menyo, amenyo agashirira, yagira ikintu arya akababara amenyo. Iyo utogeje amenyo yawe neza ugira umwanda mu kanwa, ukaba wagira indwara zigiye zitandukanye. Abana rero tugira umuco wo koza amenyo yacu umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Nyuma yo kubereka rero uburyo bagirira isuku y'amenyo, uyu munsi ngiye gukorera isuku ibikinisho byanjye nabyo bifite amenyo. Aha mfite ibikinisho bigiye bitandukanye nabyo nshobora kubyogereza amenyo nabyo bikagira isuku yo mu kanwa. Abana rero uyu munsi twabonye uburyo dushobora kugirira isuku mu kanwa hacu. Rero kubw'ibyo dufatanyirize hamwe dukora isuku y'amenyo ahantu hose, no ku rurimi no mu tugirire isuku amenyo yacu. Mwari muri kumwe na Papa Yambi wo muri Rwanda Book Mobile. Some abana turabakunda cyane. Wasangaga abana bikunze, Rwanda Book Mobile biraje. Fata book, soma book,
ubashe kumenya ubumenyi butandukanye. Mwana w'umunyarwanda kwino nawe wisomere, iki nicyo gihe cyo kudahishwa mu bitabo. Kwino wisomere uvoma ubumenyi. Soma some tuvoma ubumenyi. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Nasoma wasoma, bana tuvoma ubumenyi dusoma. Nasoma wasoma. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Abana mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Ndabasuhuje, ngewe ndi Tonto Dan uvuye muri Rwanda Book Mobile. Uno munsi rero tugiye kwiga kuntu babara isaha. Rero tugira ibihe bine bigenga umunsi. Hari igitondo, hakabaho igicamunsi, hakabaho ikigoroba, ndetse hakabaho nijoro. Ibyo rero bidufasha kumenya aho isaha igeze. Hanyuma tukagira ubwoko bubiri bw'isaha. Tugira isaha ikoreshwa n'inshinge, tukagira n'isaha ikoreshwa n'imibare. Aha ngaha rero tugiye kwiga ku isaha y'inshinge. Isaha y'inshinge igira urushinge rugufi, ikagira n'urushinge rurerure. Urushinge rugufi nirwo ruvuga isaha aho igeze. Urushinge rurerure rukavugaho iminota ku isaha igeze. Ubu ngubu tugiye kureba isaha yacu, iyi ngiyi iri kutwereka ko turi saa 6:15. Iyo urushinge rugendera iburyo, biva ku isaha imwe rujya ku isaha yindi. Urushinge rutoya iyo rwimutse rukajya nk'aha ngaha, ni urugero ubu ngubu tuvuye saa 6 tugiye saa 7. Iyo rwimutse rukajya nk'aha ngaha nanone, ni ukuvuga ko tuvuye saa 7 tukagera saa 8 z'amanywa. Gutyo gutyo mpaka byongeye bikaza kugera aha ngaha. Hanyuma uru nguru ni rwa rundi rw'iminota nababwiraga. Iyo urushinge rwerekana aha ni iminota 5, iminota 10, iminota 15, rukaza kuzenguruka nabwo rugakora isaha. Ubwo ni ukuvuga yuko iminota igira isaha ari 60, n'umunsi ukagirwa n'amasaha 24. Abana ngira ngo murabona n'isaha nambaye yuko ifite imibare 12. Hanyuma aho turi mu rugo tugiye kwiga kubara isaha. Turashushanya uruziga nk'uko mwarubonye narushushanyije. Hanyuma turashyiraho nimero 12 na 6 biteganye, na 3 n'9 biteganye. Hanyuma mwabonye yuko hano harajya 1, ahajye 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ndetse na 12. Murabona yuko ya saha yacu ifite imibare 12. Bana tuvoma ubumenyi dusoma. Nasoma. Ubu rero mugiye kumbwira igihe mubona kuri ino saha yacu. Mwibuke yuko nababwiye ngo uru rushinge rwerekana amasaha, uru rukerekana iminota. Ngira ngo rero ndumva mwabikozaho muri mu rugo. Ubu dufite saa 9, saa 9 n'igice. Iyi ikaba ya saha yacu y'imibare nababwiraga. Iyi ikaba isaha y'urushinge, iyi ikaba isaha y'imibare. Ubu ku isaha y'urushinge dufite saa 9
n'iminota 30, ya saha yacu y'imibare dufite saa 9 n'iminota 30. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. mu bumenyi Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'abanyarwanda. Nasoma twasoma bana tuva mu bumenyi dusoma. Nasoma twasoma bana nimwe mbaraga z'ejo z'igihugu, kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza. Nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo. Fata umwanya usome uva mu bumenyi, waba umwanditsi mwiza. Abana ndabashuhuje, nizere ko mumeze neza. Turashimira abamaze kudusomera inkuru nziza, inkuru zitegura abana kuryama. Jyewe ndi hano kugira ngo mbafashe nk'ababyeyi ndetse n'abana kugira ngo basobanukirwe umumaro wo gusomera abana inkuru mbere yo kuryama. Twabonye Papa Yambi ndetse na Pacifique acira abana umugani, Papa Yamba basomera igitabo. Uriya ni umuco mwiza cyane, ni umuco ufasha abana gukunda gusoma. Uretse no gukunda gusoma, bifasha ubushuti mu muryango. Ukuganira n'umwana umusomera igitabo agiye kuryama, burya mamure mu bucuti budasanzwe. Umwana arabikurana nawe akazabikorera abana be, kandi n'urwibutso bumuha mu buzima bwe buzaza. Ikindi navuga ku bijyanye no gusomera umwana igitabo mbere yo kuryama, burya bituma aryama neza, bituma arara afite ibitekerezo byiza, ntago agira inzozi mbi, kuko aba yashoje umunsi we n'inkuru nziza ishimishije. Ikindi nashishikariza ababyeyi kugira ngo uyu muco wo gusomera umwana agiye kuryama cyangwa kumucira umugani ukure mu muryango. Iyo usomeye umwana cyangwa ukamucira umugani, burya uba umuhaye urwibutso mu gihe kizaza. Nawe ashobora kujya bikwibukiraho ati mama cyangwa papa yajyaga asomera iyi nkuru, nawe akajya ayisomera abana be. Ugasanga ni umuco mwiza umwana akuranye cyangwa umwana wamutoje. Ikindi nakongeraho ni ukubabwira ko umuco wo gusoma ntabwo ari uwo mu ishuri gusa. Umuco wo gusoma utorezwa mu rugo. Rero babyeyi, ni inshingano zanyu gusomera abana. Babyeyi rero, burya natwe baradusomeye kandi baduciriye n'imigani. Nk'agakuru Pacifique yadusomeye Kanyashya na Baba, twese turakibuka barakadusomeye. Rero bidusubiza mu buto bwacu, bikatwibutsa ibihe byiza byacu byo mu butoya. Rero nawe mubyeyi, bitoza umwana hakiri kare kugira ngo nawe azabone icyo atoza abana be. Murakoze cyane, tubifurije ibihe byiza kandi mukundisha abana gusoma. Mujye muhora mwibuka kubaganiriza, kubasomera igitabo, kubacira umugani buri gihe mbere yo kuryama. Murakoze cyane, mwari kumwe na Feli, tubifurije ibihe byiza. Rwanda Book Mobile biraje. Fata book, soma book, ubashe kumenya ubumenyi butandukanye. Abana, ni nababwiye ko uyu munsi ari umunsi w'agatangaza mu kiganiro Soma Nsome. Uyu munsi mwabonye yuko twize ibintu bitandukanye. Uyu munsi twize kubara isaha. Harya ubu ngubu nshyize hano ni sangahera. Okay, mubibwire ababyeyi bari mu rugo, mubabwire ngo ubu ni iyi saha. Twabonye ayuko aha ari 5. Ikindi ku isaha dushobora kwigiraho mara ya kangahe? Ya 5. Kandi uyu munsi nanone twabonye ko gusomera umwana uri mu rugo ari byiza cyane, hari icyo bimufasha kugira kunguka mu bitekerezo bye, kandi bikanamufasha ahazaza akabaho afite ubumenyi butandukanye. Ikindi nanone twize cy'umwihariko, uyu munsi twize uko bagira bati. Uyu munsi kandi twize uburyo ki ushobora kugira gute kwiborosa. Twabonye ko iyo ugiye kwiborosa
barabibasobanuriye ni gute. Mwabonye ko ari byiza cyane, ari by'agatangaza. Nizere yuko namwe mugiye kuzajya mubikora mubikoze neza. Abana, sinzabona amenyo yawe asa umuhondo. Mugende mwige namwe kwiborosa kandi mumenye n'isaha. Murakoze cyane, dukunda gusoma ibitabo, dukore akazi gatandukanye, twige n'imico myiza. Mugire ibihe byiza. Ikiganiro Soma Some naho butaha. Bye bye.